ariko dusanga bitadukundira kugira ngo dutangirane nabo kuko nibo bafite amafaranga. Twasanze byiza ariko tugomba kubanza tukicara tukamenya uburyo umuntu yegera abafite amafaranga, kuko nanjye ubwanjye maze iminsi njya mu bigo bimwe na bimwe dushakisha, kuko hari competition dushaka kuzakoresha y'abana mu mwaka utaha, turi mu gushakisha ko twabona amafaranga. Hari ugenda ukareba abashoramari ugasanga mbese ntufite ibitekerezo byiza bituma umwumvisha ko agomba kuguha amafaranga. Niba ugiye muri Bralirwa, mu Nyange, Airtel, ntabwo ubanza ngo urebe ngo ariko kiriya kigo kibuze iki nakora nkoresheje siporo nkabyungukiramo kandi kikabyungukira. Turagira ngo tubanze tubimenye twebwe ubwacu, niturangiza turangiza kuza turashaka inama iduhuza, dusabe minisiteri, kuko minisiteri nayo twayitumiye kwa ngo ibanze nayo imenye kuko ibyo bya marketing, ariko ikindi gikorwa kizakomeza.